twongeye kubasuhuza mu inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba tubifuriza amahoro aturuze kwa Nyagasani, tubasaba kutwihanganira kubwo kumara iminsi tudahari, ariko tukaba twagarutse bitewe n'akazi kenshi. Ubu rero tukaba tugeze ku isomo rya 19 rya Photoshop. Tudatinze rero reka dutangire. Tukaba tugiye kwiga isomo rijyanye na rectangle tool. Rectangle tool ni isomo ry'ingenzi cyane muri Photoshop. By'umwihariko ku giti cyanjye nanjye ndarikoresha cyane. Nzagenda rero mbereka uburyo rikoreshwa, kuko rikoreshwa mu bintu byinshi. Rikoreshwa ku ma posters, mu kwandika ibyapa, ku kwandika ku ma t-shirt n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero ni isomo ry'ingenzi cyane. Rero tudatinze reka dutangire. Bashishikariza rero kubwira abandi bavandimwe, kubamenyesha iyi channel yacu kugira ngo bayikurikire, ubundi bajye bakurikira amasomo ya mudasobwa, dore ko mu minsi iri imbere tuzajya no ku yandi masomo atari Photoshop. Imana nikomeza kudutiza umwuka w'abazima. Reka rero dutangire. Iyo ushaka gushyiraho iyi rectangle tool hano, uraza ukayikandaho. None iyo umaze kuyikandaho, urareba ko isa nkaho yinjiyemo. Uraza ugashushanya aho ushaka ko ijya. Ngira ngo mujye muyibona kenshi, wenda kuri za invitation z'ubukwe cyangwa se abantu bari gutumirwa mu birori runaka, ko iyi rectangle tool bayishyiraho wenda ari nk'umukara, noneho bakandikisha ibara ry'umweru. Iyo rero uciye gutya, hahita haza nyine rectangle ingana gutya bitewe nuko wayiciye. Noneho nkuko twabyize, igikoresho cyose ukoresheje hano, iyo ugikanzeho hano hejuru hahita haza settings zacyo. Urareba ko hano haza ibara rya rectangle. Reka dukandeho, handitse ngo fill. Iyo ukanze hahita haza akantu k'akazu kajyanye n'amabara, ugahita ukandaho gutya, none ugahitamo wenda ibara ushaka. Ibara wenda reka duhitemo orange. Urabona ko iyo uhisemo orange, ya rectangle yacu ihita iba orange, wenda cyangwa icyatsi cyangwa umukara, bitewe nyine n'icyo ushaka gukora. Kandi dukomeze duhitemo orange, cyangwa se duhitemo ibara ry'iri tafari. Murareba ko iyi rectangle nyine isizana ibara dushatse. Ikindi twakwiga nuko iyi rectangle hari igihe ifite akantu kayizengurutse kameze gutya, kakarongo nyine kayizengurutse, akaba ari hano handitse ngo stroke. Urareba ko hano iyo umanuye, iyo ushyize kuri kano, akazu kayizengurutse kaba gafatanye. Iyo ushyize hano kaba gatandukanye. Wenda reka dutangire kuri hano hafatanye, turebe dushyire wenda kuri kenshi gutya. Ikindi urareba ko hano ibara ry'aka kantu kazengurutse ari umukara. Dushobora kurihindura tukarigira iki? Tukarigira wenda icyatsi. Urareba ko tuyigize icyatsi, aka kazu kazengurutse. Wenda reka dukanda hano kugira ngo bigaragare neza. Urareba kano kazu kazengurutse ni icyatsi. Reka noneho uyu murongo duse nk'abawugira gute, nk'abawucagaguramo, turebe ukuntu uza umeze. Urareba iyo tugize gutya, umurongo uza umeze gutya. Biterwa rero naho ushaka kubikoresha ku ifoto, ariko ntimugire ubwoba, tuzagenda tubibereka aho umuntu abikoresha. N'ibi ngibi urareba ko iyo ugize gutya haza ari utudomo, atari imirongo iciye, ahubwo ari utudomo tugiye dusa nk'udufatanye. Ikindi rero twakwiga rectangle nuko iyo urareba tuno tuntu turi hano mu nguni dusa nkaho tumeze nk'utudomo, iyo ushaka ko iyi rectangle yawe imfuruka zayo cyangwa se angles zayo zisa nkaho ziba nini, uraza ugakanda kuri kamwe, ugakanda hano kuri kamwe, ugasa nk'umanura. Urareba uko umanura niko ya rectangle isa nkaho
igenda iba nk'aho iba ikizeru. Wenda reka kano tugakureho kugira ngo tubone rectangle neza. Urareba uko umanura niko igenda isa nk'aho iba ikizeru. Uko umanura niko isa nk'aho iba ikizeru. Iyo ukomeje gutya rero igeraho ikamera gutya. Urareba ko rectangle yose aha hose yari igeze hano hamanutse hazamo imbere. Iyo twongeye gushaka kuyisubizaho turongera tukazamura aka kantu gutya. Urareba ko twongeye tugasubira hehe uko rectangle imeze. Aho rero ikoreshwa ni hehe? Reba nk'iyi tafari rirasa n'iyi rectangle. Ari igihe ushaka kwandika amagambo y'umweru ariko iyo yanditse hano ntabwo ashobora kuboneka. Wenda reka twandike itangazo. Turigire umweru. Ureba itangazo kubera twaryanditse n'ibara ry'umweru hano ntabwo rigaragara neza, ariko niturizana hano rigaragara neza. Kubera iki? Iyi rectangle iba nkaho mbese iba background kugira ngo ikintu uri kwandika kigaragare neza. Urareba rero niyo ushyizeho background akenshi bakunze kuyishyira ku mafoto y'ubucuruzi. Wenda hano ugashyiraho wenda igicuruzwa cyawe, none hano ugashyiraho igiciro ndetse ugashyiraho n'ibijyanye n'icyo gicuruzwa cyawe nyine, kugira ngo umuntu ushaka kugura aze kumenya ibyo agura. Ndetse n'amakampani wenda ya MTN, Rwandatel, Airtel bakunda kubikoresha iyo bari gukora publicité nyine, bagashyiraho wenda ngo Momo, bakabyandikaho hano, bagashyiraho umuntu wenda ufite telefone ari kohereza amafaranga ya Momo n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero iyi rectangle tool irakoreshwa cyane, ni y'ingenzi. Ikindi twakwiga cy'ingenzi kandi nanjye nkunda gukoresha ni uburyo iyi rectangle tool ushobora kuyikora ikaba design. Turebe rectangle tool, wenda reka duce indi, iyi ngiyi reka tuyisibe duce indi kugira ngo tubone neza. Turaza hano kuri rectangle tool tugakandaho, noneho tukongera tugaca rectangle gutyo. Urareba iyo uje hano ku ruhande ahantu handitse ngo appearance nyine ni ukuntu iyo rectangle tool igaragara. Naho hari settings dushobora gukoresha. Hano fill ni ibara nyine rikwira muri rectangle. Noneho stroke ni handi ku ruhande ka kantu kaba kazengurutseho. Noneho hano reka tugire gute duhindure fill cyangwa se ibara rya hano turigire, noneho turigire icyatsi nk'uru rurabo ruri hano kugira ngo bise nkaho bijyana. Noneho ikindi urareba hano handitse 30. Ahanditse 30 ni buri mfuruka. Reba hano 30. Iyo rero tumanure, urareba ko imibare iri guhinduka hariya 238 tukamanuka, byose urareba ko biri kujyana. Reka twongere dusubizeyo, urareba ko bisubiye kuri 0. Iyo rero impamvu biri kujyana nuko kano kantu twagakanzeho kameze nk'umunyururu. Aka kantu kameze nk'umunyururu ukakanzeho rero bivuze ko numanura hano byose biri bujyana. Ariko iyo ugakuyeho buri mfuruka ushobora kuyeditinga cyangwa se kuyigabanya cyangwa se ukayongera ku giti cyayo. Rero twagakuyeho, ntabwo twagakanze, twagakuyeho. Noneho reka tuze hano tugire gute dushyire wenda nka 60 cyangwa se dushyireho 100. Urareba iyi mfuruka ni iri kumanuka yonyine, cyangwa se dushyireho 600.
rero iyi mfuruka ni iri kumanuka yonyine, iyi yo hejuru. Noneho iyi yo hasi nayo reka dushyireho 600. urareba ukuntu ibaye. Iyi rero ni imwe mu buryo ushobora gukorera design iyi rectangle tool yawe, noneho ikagaragara neza, ku buryo uyibonye nyine abona ibereye amaso, ndetse akabona ari nziza. Iyo ushatse wenda kwandikaho, ushobora kwandikaho wenda details, wenda twandike iki se, wenda twandike ibyo tubafitiye, wenda tugabanye tugire 200, ibyo tubafitiye. urareba ibyo tubafitiye, kubera ari umweru ukuntu yise igaragara neza, kubera ije mu cyatsi. Dushobora no gushyiraho wenda dushyireho iyi ntabwo igaragara neza, urabona ko itagaragara neza. Dushobora wenda gushyiraho nk'iyi ngiyi, ibyo tubafitiye. Hano rero ushobora kwandikaho wenda tuvuge ni nka resitora, wenda twandikeho amata, imigati, dushyireho espace kugira ngo bibe birebire, dushyireho 150. ndakeka ibi byose ndi gukora twarabyize, wenda abatabizi basubira mu masomo yabanje ubundi bakabireba. Tukandika wenda imineke, tukandika twandike amavuta, wenda tuvuge ni boutique, twandike ibirayi. urareba ibi byose turi kubikora kugira ngo tugire gute, twereke abakiriya bacu ibyo tubafitiye. Reka tubishyire ku murongo umwe hano ubanza, noneho dushyireho n'igiciro. Wenda amata twandike 200, imigati 200. wenda igiciro ntabwo ndi kwandika igiciro nyacyo, ni ukugira ngo nyine twige gusa. N'amavuta hose kadushyira hose dushyireho 200. ibirayi wenda dushyireho 2, nayo tuyashyire hano. urareba ushobora kugira gute, ibi ngibi ushobora kubikora ushaka gukora icyapa cy'ibicuruzwa byawe, yaba kuri social media, kuri WhatsApp, cyangwa se ushaka kukimanika mu iduka ryawe. Ni ibintu nyine ushobora gukoresha nyine ukoresheje iyi rectangle tool. Reka noneho turebe kuri rectangle tool. Ibi byose reka tubisibe kugira ngo dukomeze n'iri somo rya rectangle tool. Iyo uje kuri rectangle tool ugakandaho na buto y'iburyo, hahita hazaho utundi tuntu hasi. Hano handitse ngo ellipse tool. Ellipse tool ni ikizeru. Ikizeru nacyo iyo ugiciye urareba nyine kiza nka ya rectangle gutyo, ku buryo ushobora guhindura ibara ryacyo. Ukaza hano nk'uko twabyize ugashyiraho ibara rya orange. Iyi stroke y'ahangaha nyine izengurutse nayo ushobora kuyongera ukayigira ibara naryo ushobora kurihindura hano ukayigira icyatsi, ukayifatanya, cyangwa se ukayigira utudomo. Byose biterwa nyine n'icyo ushaka gukora. Cyangwa se ushobora kuyigira umweru. Iyo ugize umweru, cya gishushanyo cyacu gisa nkaho kigira design ihindutse. Rero twashyizeho umweru, ushobora kugira ngo iki kizeru kiraciye, kandi ni ukubera iki? Ni ukubera twagiye dushyiraho utuntu tumeze
nk'utudomo umurongo uzengurutse, kubera background ari umweru n'utudomo ari umweru, niyo mpamvu ubona wagira ngo iracikaguritse. dushobora noneho kongera tuno tudomo, urareba iyo byongereye niho bihita bigaragara ko ari utudomo. iyi ni iyindi setting. twagiye nanone, iyo ukanze nanone kuri buto y'iburyo kuri mouse cyangwa se kuri suri yawe, haza yitwa rectangle. Rectangle nayo iyo uciye gutya nyine isa kwa kundi, ushobora kuri fill ugahindura ibara, ugashyiraho wenda umuhondo cyangwa se umutuku. urareba ushyizeho umutuku. ibi nabyo ushobora kubikoresha ushaka gukora ibintu bijyanye n'iki byo mu mashuri, ushaka kwigisha abana rectangle, cycle, ibintu nk'ibyo. n'ahangaha rero iyo ugabanya gutya, za mfuruka zigenda zisa nkaho zigabanyuka, zisa nkaho ziba ikizeru gutya. rero settings ni zimwe, icyo bitandukaniyeho nuko bigiye bitandukanye nyine kuri forume. iyi nayo ni inyenyeri, ushobora kuza ugahindura ukayigira wenda ubururu. urareba ubururu, stroke irizengurutse ushobora kuyigira gutya, ukahindura ibara ryayo ugashyiraho umutuku, n'ibindi nyine. urareba ni byinshi umuntu ashobora gukoreraho, ariko mu minsi iri imbere tuzagenda twiga uburyo umuntu yakora poster ya nyayo yo gukoresha mu bikorwa byacu bya buri munsi, haba ku mashuri, haba muri business zacu, haba mu biro, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. ibi rero turi kubyiga kugira ngo nitugera mu gukora ama posters ya nyirizina bitazaturushya nyine tuyoberwa ibyo ari byo. ahangaha naho hari akandi kitwa ngo custom shape tool. ahangaha haza ibintu bigiye bitandukanye. urareba indabo, flowers, harimo ubwato hano hejuru nk'uko ubibona, harimo ibiti, harimo wild animals, inyamaswa. wenda reka dushyireho dufate ururabo rumwe turebe uko ruri buze. urukandaho gutya ugasa nk'urushushanya. iyo urushushanyije rero ushobora kuza nyine hano ugahinduramo, wenda reka turugire iroza, reka tuyigire nka gutya. stroke rero nayo, stroke dushobora nayo kuyihindura tukayigira wenda umweru, cyangwa se stroke tukayikuraho, ntabwo ari ngombwa. urareba ururabo narwo turuciyeho gutya. ibi nyine wenda umuntu yabikoresha ashaka kwigisha abana n'ibindi bigiye bitandukanye. rero reka tudatinze, hano dusoreje isomo ryacu rya 19. nizere ko ryabagiriye akamaro. ubutaha tuziga n'ibindi dusoza icyiciro cya mbere cya Photoshop, duhita tujya mu kindi cyiciro giteye imbere cya kabiri. muhorane amahoro y'Imana, naho ubutaha.